ugomba kuba ufite amafaranga atunga wa muntu uzazana. Baragusetse ntabwo wabyemeye. Oya nibyo. Dore impamvu ya mbere. Uzabaza abantu benshi bashaka. Ntabwo bari bafite amafaranga ari sevi ashobora gutunga. Ahubwo menya ko umuntu ugiye kuzanya banza wumva iki kintu kugira ngo natwe tuze n'abadukurikiye babimenye. Uwo muntu uzanye nawe ni umuntu uzashaka ubushobozi bwo kugira ngo mubeho. Tuze kureba neza ko ikidindiza abantu nuko badafite amafaranga basevinze. Ese koko kugira ngo umuntu ashake nuko afite account saving. Ye numva ko ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atadindira cyangwa se adatinda, umuntu agira amahitamo yo guhitamo, ariko nanone iyo udafite urukundo sinzi ko ubasha guhitamo. Cyambere ni urukundo. Abantu benshi impamvu badindira bashobora kuba bakunda amafaranga, ukaba ushaka umuhungu ufite amafaranga cyangwa se umukobwa ufite amafaranga, ariko murakoze duhaye ikaze abadukurikiranye muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Nkuko ngiye dusanzwe tubana mu buzima bwa buri munsi mu ijambo ry'Imana, uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa bacu n'urubyiruko. Twishimiye kubabona. Mbese muraho? Ndagira ngo nze kubaha ikaze musuze ababakurikiranye muri uyu mwanya kugira ngo mubashe kwivuga ndetse no kugira ngo tuze gufata umwanya wo kuganira n'abantu badukurikiranye. Ubu isi yose iratureba. Tubonere guha ikaze abari hano iwacu mu Rwanda, tubonere kwibuka abantu mudukurikirana muri Canada, muri Amerika, muri Aziya, abari muri Afrika, hano muri bihugu byacu bya Afrika ndetse na East Africa. Abantu mwese aho muherereye mu bihugu bitari bimwe turabakiriye. Imana ibaha umugisha. Rero ndagira ngo ngewe muranzi nitwa Reverend Pastor Ndorimana Edouard, ndumushumba w'itorero Bethlehem. Ndi kumwe rero n'abatumirwa bacu, reka ntangire mbakira kandi babibwira. Murakoze. Nitwa Mozaneti, nanjye ndi mu rubyiruko. Nawe urubyiruko? Yego. Nibyo. Reka n'abandi bakomerezeho baragenda batwibwira niba harimo uwubatse urugaze kwivuga. Yewe ariko ndubatse bize kumvikana neza. Murakoze. Nitwa Ndayishimiye Claude, ndi urubyiruko, nkaba ndi ingaragu. Abivuze neza, ingaragu. Nitwa Benoît Rumuriza, ntago ndubaka. Ntabwo tumwumvishe neza. Ari mvuze ko nitwa Benoît Rumuriza, ntago ndubaka. Yavuga kuri ingaragu. Icyo bisobanura? Okay, ngo ntabwo arubaka. Murakoze. Nitwa Muhumure Bonfils, ndi ingaragu nanjye. Nawe ni ingaragu? Yego. Ariko numvisha ari ijambo yigeze kuvuga ntacyo, reka turizimisi. Murakoze. Nitwa Sandra, sindubaka. Ntabwo ndubaka. Sandra, ntabwo urubaka? Ubwo uri ingaragu? Banza ungumane basa n'uwitonda. Ndi ingaragu. Uri hano uri kuri kamera, abantu bagukurikirane neza kandi ngumutse Sandra mbonereho kubwira abadukurikiranye ikibazo. Murabona ndi umupasiteri, ngira abasore bahora bambwira ngo pasiteri ngo nta mukobwa. Ubu nabivugiye kugira ngo none aba bantu babonere igisubizo, babe kujya bagorana. Iyo umuntu avuze ngo ni ingaragu n'undi akavuga ngo ni ingaragu, hari undi nawe udukurikiye w'ingaragu. Hanyuma ibintu rero turaza wenda no gutanga umurongo mwiza bazambaze. Sawa, ngo witwa nde ngundi? Sandra. Irindi? Umuhoza Sandra. Umuhoza Sandra. Uri ingaragu? Ndi ingaragu. Dukomereze. Murakoze. Nanjye nitwa Anita Umukundwa, ndi urubyiruko. Oya. Ko mbona wenda kwitwa witwa nde? Nitwa Anita Umukundwa. Yego. Uri iki? Ingaragu. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Kandi twishimiye ufite izina ryiza gusa, Umukundwa. Iryo zina Bibiliya irarikoresha, bakundwa, bene data, none wowe uri umukundwa wihariye. Ubwo abasore mudukurikiye mwabyumvishije. Kandi mbonereho n'abatwitonde ibi bintu kandi birisere biranasengeye. Reka mbabwire uburyo bisengeye. Donc dukurikiranywe n'urubyiruko, abasore, abakobwa. Kandi turi kumwe n'abakobwa n'abasore. Kandi mfite n'abakobwa bafite icyo kibazo bavuga ngo se ngo nta musore ngo muri iyi minsi ngo mbona ntari nabona ngo nahitamo. Mwabivuze.
kandi muze gutanga nimero zanyu za telefone. Harimo umwiherwa na 56 nibaza kumbaza neza ndayisobanura. Murakoze cyane rero, iki kiganiro tubahaye ikaze. Ndashaka kugira ngo tuze kuganira. Hanyuma ngize umugisha ukomeye. Nanjye ndurubyiruko ariko ngiye sindi ingaragu. Kuko urubyiruko bavuga ko birangira mu myaka inga 35. Murumva ko nanjye ntari nayirenza. Mbese mwumve ko nanjye ndurubyiruko, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dufate umwanya tuganire. Ese ko muri urubyiruko mukaba muri n'abakozi b'Imana, by'umwihariko muri abaririmbyi, mwese mufite impano yo kuririmba, murimo n'ababwiriza butumwa, uko burya mu ndirimbo tubwiriza ubutumwa. Hanyuma ndagira ngo tuze gutanga ihumure mu baririmbyi bagenzi bacu, mu rubyiruko muri rusange. Tuze kubabwira gahunda y'urubyiruko uko rukwiriye kwifata mu gihe nk'iki cyaguma mu rugo. Impamvu mvuze iri jambo ni iyihe? Duherutse kugira urubyiruko n'umukobwa umwe, murabona ibintu byaguma mu rugo byajyaga bitungurana, bagakora inama nijoro bagafunga, bakavuga ngo mu gitondo amabwiriza arahita ashyirwa mu bikorwa. Hari umwe rero muri bene wacu urubyiruko wagiriye ibibazo ahantu yasuye, yari yasuye umusore, bafunga ariyo, kandi noneho biratinda bimara ukwezi, ngo bishire ukwezi gushize umusore abwira umukobwa ngo rero dore nyabuneka wari wansuye nubwo ukwezi gushize uri hano, ariko gahunda yo kubana ntabwo ari yazamo. Ati oya, ubwo se natinyuka nkagenda. Muraza kutubwira nk'urubyiruko mutange message, kuko ibintu birakomeye, kandi murabizi ko mukunda gusurana, kandi gusurana hari uburyo bubi bubamo, ariko hari n'uburyo bwiza bwo gusurana. Ndabeshya bonfise? Ndagira ngo tuze kureba nk'urubyiruko, tuze gutanga ubutumwa bwiza, kandi tuze gutanga ihumure hagati muri bo kugira ngo babashe guhagarara neza. Uwo muntu rero dore uko byasoje, kugira ngo ntaza gucikiza icyo nari ngiye kuvuga. Habayeho guterana amagambo, aravuga ati ngiye maze ukwezi hano, ntabwo byashoboka ko ntango nsubira iwacu. Umusore atari ko jewe ntabwo uyu muntu nubwo twaba tugiye kubana, mu by'ukuri ntabwo twigeze tubivugana, ahubwo habayeho ikibazo, umuntu yansuye, biba ngombwa ko amabwiriza bayatangaza, aramufata. Urumva ibyo bintu byabaye ukuntu byari biteye ubwoba. Rero ndagira ngo mbabwire, iyi corona yazanye ibibazo byinshi, kandi muri bimwe byinshi urubyiruko rwagize ibibazo nubwo bitavugwa. Ndagira ngo muri uyu mwanya muze kugira icyo muvuga ku rubyiruko, kugira ngo muhumurize urubyiruko. Cya kabiri ndi buze kubabazaho cyangwa se turi buganireho ni uburyo urubyiruko rw'abakristo by'umwihariko rukwiriye kwiyubaka kugira ngo ruzagira ishusho nziza y'ejo hazaza nk'urubyiruko koko rwarerewe mu itorero. Kuko hari abantu usanga basa n'ababa mu itorero ariko bagasoza nabi nk'abantu batabaye mu itorero, kandi ari urubyiruko. Icya gatatu ndi busorezeho ni ikintu nabonye, ni njye urivuga noneho. Ngewe nabaye mu itorero ndi urubyiruko imyaka 8, ariko ndi mu itorero ariko ntari nakizwa. Urumva kuntu ibyo bintu byari bigoye. Twari urubyiruko tukajya dukora itsinda nk'uko murabona turi barindwi, tukaza tukabyina mu rusengero, tukuzura umwuka wera hafi no kuvuga indimi, ariko kandi tukagira urundi rubyiruko ruri hanze rudukurura rukaturaza mu kabari. Abo bantu bashobora kuba badukurikiranye, turagira ngo tuze kubaha message, kandi tubabwire ngo nimuhumure, umuntu ashobora kuzura muri Kristo agashyika, akaba urubyiruko rwiza, kandi akazasoza nk'urubyiruko rwabanye n'Imana. Ni muri icyo kiganiro turi bugirane. Ndagira ngo rero mbanze ngira umwe muri mwe mpa mikrofone kugira ngo tubashe kuza kuganira kuri ibyo bintu ko ari bitatu. Imana ibaha umugisha. Ndabona ari we dirisha, akira uze kugira ko tugenda tuvugana n'urubyiruko. Mbwira ikintu ku kindi. Icya mbere nari ndimo mvuga uburyo urubyiruko duhagaze muri iki cya coronavirus, abantu bose basa n'abari muri guma mu rugo, ariko kandi urubyiruko rukaba rwugarijwe bitewe nuko icya mbere nta kazi, nubwo tubohorwa igihe gitoya tugasohoka, ariko ugasanga rimwe na rimwe twagize ishusho mbi hanze bitewe nuko tudafite niyo mirimo. Tureke n'imirimo no gusenga, ubona ko abantu basa n'abagabanukiye mu gusenga cyane. Urubyiruko rwaragabanukiwe, ntabwo bari gusenga ku kigero cyiza, bigatuma rero bagira ishusho mbi yazatuma banasoza nabi. Urakivuga iki? Murakoze. Ndumva ni ikibazo mumbajije ni topic nini cyane,
uravuna ariko uko nabitekereza mbikubiye mu ijambo rimwe, urubyiruko cyangwa se umusore, ubwiza bw'umusore ni ukubukoresha ibyo Uwiteka ashaka. ntabwo bwumvishe neza, ongera usubiremo. Ntabwo birebye, nari mvuze ngo ubwiza bw'umusore ni ukubukoresha ibyo Uwiteka ashaka, kandi ibyo Uwiteka ashaka ni ugukiranuka, ni ibyiza. kandi buriya imyaka y'urubyiruko ihera ku myaka y'umuntu ufite ubwenge, uzi gutandukanya ikibi n'icyiza, azi ingaruka z'icyiza ko ubundi nta ngaruka y'ikizibaho, ariko ingaruka ziba iz'ikibi. Ikintu cyiza kigira ingaruka nazo nziza ariko ntizigaragara kuko nyine ziba zigendera muri cya kintu cyiza, ariko ikibi iyo ukoze ikintu kibi kiragaragara kuko kirakwafekitinga cyane. Niyo mpamvu rero umuntu ufite ubwenge azi ikibi n'icyiza, gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi icyo Imana ishaka ni icyiza. Rero icyo nabwira urubyiruko, mukore ibyiza mureke ibibi. Nubwo twugarijwe n'ingorane n'ibibazo kubera ibihe turimo, ariko ari indirimbo umuririmbyi witwa Mbonye yaririmbye aravuga ngo ariko ibihe ntibitumare imbaraga z'umutima. Dukomeze umutima, imitima yacu igira imbaraga, ntihagire ikintu kitunaniza nk'urubyiruko. Nuko mbitekereza. Yego, arakoze, asubije neza. Icya mbere ni uko umuntu akora icyiza, kandi koko ni Yohana wabivuze, aravuga ngo ukundwa wigana icyiza wanga ikibi. Urubyiruko ndatekereza mudukurikiranye dukwiriye kwigana icyiza, cyane ko dufite ishusho ya Kristo. Buri ishusho ya Kristo itwereka uburyo yakoze, akora neza, asoza neza. Icya kabiri nari ngiye kukubaza kugira ngo tuze gukomeza n'abandi. Urabona abasore muri iki gihe, reka mvuge ku basore kuko ni umusore, abakobwa nabo ndaza kubabaza ikibazo cyabo, urabinyemereye? Abasore mufite ikibazo kimwe, kandi icyo kibazo musa n'abagihuriraho. Ugasanga umusore agize imyaka 30 akaba afite amafaranga, yaba afite amafaranga akaba afite ikibazo kimwe gusa cyo kuvuga ngo ndashaka gushaka kugira ngo ndebe ko natsinda uru rugendo ndakoza amakosa, ariko mfite ikibazo cyo kubura umukobwa. Numva ko ari igice kimwe, afite imyaka yuzuye kuba yashaka, ariko afite ikibazo cyo kubura umukobwa. Undi nakavuga ngo mfite ikibazo cyo kubona umukobwa tuzabana, ariko nabuze amafaranga. Urumva, ufite amafaranga aravuga ngo yabuze umukobwa, ufite umukobwa yabuze amafaranga. Aba bantu babasubiza iki? Nk'umusore mugenzi wawe cyangwa se nk'abakobwa no badukurikiranye, ugira icyo bivugaho, kandi izo kote zombi ziteje ikibazo. Icyo kibazo kiragoye, ntabwo cyoroshye, ntabwo cyoroshye. Icya mbere, buri umuntu agira uko yatarashije ubuzima bwe, agira intumbero y'ubuzima bwe, uko yubatse ubuzima bwe na target y'ubuzima bwe y'icya afokasinga kugeraho mu buzima. Ariko byose birashoboka. Hari igihe umuntu yabona amafaranga akabona ayo mafaranga uwo bakubakana urugo akabona akamubura. Nabyo biterwa na kwa kundi nyine yubatse systeme yiwe ngenderwaho. Ariko kandi nkuko turi abakristo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kigabo cyabuze ikigore, nta n'ikigore cyabuze ikigabo. Byanga byakunda ufite ibyo bitekerezo nawe umunsi umwe tazahura n'uwiwe. Noneho kubijyanye n'ubushobozi, wenda umuntu akaba nta bushobozi afite, ariko afite uwo babyumva kimwe cyangwa se uwo baganira bashaka kubakana, ubundi ubuzima ntabwo hari ikintu nasomye kiramfasha. Imana yaremye ibintu kugira ngo abantu babikoreshe, ariko abantu ibo bashaka gukoresha abandi nkaho ari ibintu. Reka mbisobanure. Imana yaremye umuntu
imuremera n'ibintu kugira ngo azajya akoresha ibyo bintu. Ariko abantu bafata abantu akabakoresha bakabagira ibikoresho, donc bakafata wa muntu bakamuhindura materiel. Icyo nacyo kirimo nk'ikibazo gikomeye navuga mu bintu bijyanye no kubaka muri iki gihe. Ariko cyo nabwira bagenzi banjye, ntawabura umugore. Igihe cyo gushaka kirashobora kuba kitaragera, kuko buri gihe kigira igihe cyagenewe kujya mu bikorwa. Ariko se ukirahuta uvuze ku gihe kitari cyagera, nagira ngo nkwibarize. Yes. Hari abasore bafite imyaka 40. Yes. Imyaka 40 batari mu gihe kitari cyagera. Ugasanga agize 45 igihe kitari cyagera. Ubu gihe ngubwiye temu wanyaje y'abantu bafite 40-45. Ndabyumva. Reka nkoreshe terime. Wavuga ko kizagera ryari, bazabyara ryari, bazarera ryari? Abo bantu ntabwo tuvuze ko kuba bari hari ikibazo, ahubwo ese turarinda kubaza nuko igihe kitari cyagera. Okay. Icyo gihe cyaba ari ryari? Mu Rwanda dufite ko itegeko rivuga ko ari imyaka 20. Yes. Urumva umuntu agize daboto. Ndabyumva. Nibyo nari ngiye kukubwira. Buriya iyo ni imyaka umuntu wemerewe gushaka. Donc à partir ya 21 umuntu yemerewe gushaka mu Rwanda. Sibyo? Ariko rero umwanya w'Imana wo gushaka, buriya wa muntu arashobora kuba atarageza umwanya Imana yamutegekeye gushaka. Nkuko hari ushobora kubishakisha, none se ntawe upanga ubukwe umunsi w'ubukwe bugapfa. Uwo ngo nta mbaraga yarabishoyemo. Yes. Niyo mpamvu rero umwanya w'Imana ubaho. Nimba turi abakristo tugomba kubyizera kuko umwanya w'Imana ubaho. Kandi umwanya w'Imana ntabwo umwanya wanjye se wa Bonfils, sinawo wa Anita. Aho ni ku gice cyawe. Yes. Reka tubaze uko abandi babyumva. Arakoze ariko uburyo bivuzemo birazimije. Kubera ko mfite abasore ndi gusengera. Urabona ngiye ndi pasiteri. Ndafite ubwoba ko nzasenga amava agakubuka. Mfite ubwoba kandi nkwibutse ko mwabasore mwe Imana ibansangire ibereke ko hari abakobwa bari kubasengera. Ubu hari abakobwa babasengera. Ndagira ngo mvugane n'abakobwa uze kumva gahinda kabo kandi barakagaragaza. Hanyuma mwebwe mukirwa mugendana nabo muririmba mugira ngo birangirira mu kuririmba gusa. Yaburya ariko ariko se yaririmbye agasenga. Hirya ibyo ntiyerekwa. Iyerekwa rye rirangira mu kuririmba no gusirimba basi bikarangiriraho. Donc iki kibazo rero bashiki bacu nubwo bashobora kuduhisha uko muhari, ariko umunsi umwe nzabatumira mudahari babivuge neza. Ariko ndagira ngo mpere hari kuri Anita, mukundwa Anita. Ndagira ngo tumarama icyo nakita amatsiko. Ese koko umuntu kugira imyaka 45 ari umukobwa ndabyemera, kuko umukobwa ntabwo ajya yiramba, ntabwo ajya babyita gute kujya, ntabwo ajya kurambagiza umusore, ararambagizwa. Donc aho urategereje. Mbibutse ko uyu mwanya dufite abantu bari hanze hano, abo twita ngo n'aba diaspora. Abasore barakura, bofi barakuze, bareze, reka mvuge ngo bakeneye no gusarurwa. Bakeneye gusa, ariko ugasanga afite amadolari arayaryamanye. Wamubaza ese mwene da amadolari uzashora ku mukobwa? Ngwerega muri iminsi ng'abakobwa nibibazo. Ese kuko abakobwa bose nibibazo? Ngiye ntabwo njya nemezanya nayo magambo. Nemeza ko iyo ugize umwete wo gushaka ikindi cyari cyo cyose usibye n'umuntu ubona icyo ushaka. Iyo ugize uwo mwete, ndagira ngo rero nze kubaza aba bashiki bacu, koko iyo umuntu agize imyaka 40 ari umusore 45 muremera ko ari igihe kitaragera? Ndahera kuri Anita umukundwa, wafasha ukadusubiza. Murakoze kuri icyo kibazo warumbajije. Ubundi amahitamo y'umuntu niyo agenga umuntu. Ni ukuvuga ngo uri we bijyana n'ibyo ushaka kuba byo. Ni ukuvuga ngo njye nimba mfite imyaka 45 ndi umusore,
umukobwa ntumuvugeho kuko we urya nta kundi yabigenza Yego. abategereje ariko umusore ndashaka kuvugana n'aba basore bicaye aha kugira ngo hirya yo kuririmba bongere barote base naberekwaho ikindi gihe icyo nari mvuze umuntu wese agira amahitamo ye urakoze cyane rero nkanjye nk'umusore ufite imyaka 45 njyewe nkurikije principe zanjye nimba wenda mvuga ngo nzashaka mfite ibi n'ibi maze kugera kuri ibi ngibi kandi ikindi umukobwa nshaka ameze gutya arasenga ameze gutya mbese bya bindi byose bigaragaza umuntu njyewe nishimiye njyewe umuhungu bya bindi byose bigaragaza uko umukobwa njyewe nshaka ameze yes noneho nkavuga ngo ese mu gihe ntaragera kuri za nzozi zanjye nubwo nkuze nubwo mfite imyaka 45 nyiri ingaragu ese nimba narifuje umukobwa umeze gutya nkaba ntaramubona cyangwa se nimba narifuje ko nzashaka wenda mfite inzu mfite aho gushyira uwo mugore wanjye nashaka gute ugasanga bamwe ni icyo ngicyo kibabuza kubera ko hari ibyo baba batarageraho bitewe n'intego bihaye mu buzima ariko nanone tugiye kuri side yo kuvuga ngo umugambi w'Imana ku muntu cyangwa se igihe cyo gushaka ku mugambi w'Imana Imana yo buri munsi irakora kandi twifuriza ibyiza ariko nanone hari igihe twebwe abantu tudakora kubera ko hari uruhare rw'umuntu hakaba n'uruhare rw'Imana rero first habanza uruhare rw'umuntu akagaragaza n'iki ukeneye iki ushaka iki nukuvuga ngo nimba ushaka umukobwa genda ni hehe ukunda kuburi mu rusengero genda urebe nimba ukunda gukina umupira genda urebe wa mukobwa ushaka nugaragaza icyo ushaka n'Imana izaguha icyo ushaka yego ese Anita kuri uri umuntu ndagira ngo nze kugira ngo umpere mikrofone muri kubaze ikibazo urebye ubona umuntu adashobora kwiha amahame cyangwa se principe zishobora gutuma anigiriza ubwo ndagira ngo tuvuge ku mpande zombi umukobwa ashobora kwiha principe z'umusore ashaka nawe bikamubwindiza kandi umukobwa nawe ashobora kwiha principe runaka ndashaka umusore umeze gutya ndashaka umusore cyane ngo habamo no gukunda ibintu by'abakobwa ibyo nabyo turabigarukaho ngo abakobwa bakunda ibintu sinzi wenda uko mwebwe mu byumba muraza kubisobanuraho ariko abadukurikiranye uyu mwanya hari abasore bashobora kuranga igituma abakobwa rimwe na rimwe usanga nabo bitameze neza ngo bakunda ibintu kuruta gukunda abasore ese urabivuga iki mushiki wawe muri abo bantu badindira icyo cyo ntacyo cyaba kibadindizamo murakoze amahame aremereye ashobora gutuma batinda bitewe n'amahame bishyiriye gutinda nabyo nibyo nyine kuko hari igihe umuntu avuga ngo ndashaka umusore ufite inzu ndashaka umusore ufite imodoka ufite akazi keza wize warangije masters ibintu nk'ibyo ngibyo buriya biterwa n'ibyo umuntu akunda niyo basaba abadiaspora ngo ngiye ngo sinshobora gutwarwa n'umusore wano mu Rwanda ngo ntegereje ngo umudiaspora icyo se nacyo kibaho nyine buriya umutima w'umuntu urifuza nyine ukavuga uti ndashaka iki n'iki ariko ibyo twifuza byose siko tubibona iyo umaze gusobanukirwa ko niyo wahera no mu bwana iyo umwana ari mutonya kura yumva akazaba pilot iyo akuze ubuzima burahinduka ntago nyine cya kindi yavugaga azaba ari umwana gishoboka iyo usobanukiwe rero ko hari igihe yego ushobora gusaba Imana ukavuga uti Imana ndashaka ibi n'ibi umusore azaba ameze gutya na gutya ariko hari igihe ataza 100% wenda hari ibice bimwe na bimwe afite muri ibyo ngibyo wasabye Imana ariko nanone hari igihe umuntu yifuza akarengera ugasaba ibintu nyine biteye ubwoba ukivuga ngo nyine ibyo rero iyo ugendeye kuri ibyo ngibyo navuga ko ku mukobwa ushobora kudindira hari igihe ushobora kuvuga uti ndashaka umusore umeze gutya na gutya nta mukobwa utifuza ibyo bintu ariko siko bimera ahubwo uvuga uti Imana mpa kunyurwa uwo mfite ibintu nibishakorega mwazanabigeraho ibintu mwazanabigeraho mu buzima kuko ibintu wa mungani w'ibyo yavuze Imana yashizeho ibintu ngo tubikoreshe yego rero ibintu nyine biriho kudindira ko nibyo kuko ugiye kwifuza ngo umuntu umeze gutya na gutya ntabwo uzamubona oya ahubwo wowe vuga uti Imana mpa kunyurwa umuntu uzama
wenda bafite ibyazadutunga twe gusaba ariko tunyurwe n'ibyo dufite. urakoze cyane usubije neza hanyuma wampera Bonfils mikrofone tukaza ikibazo. Ese Bonfils ndagira ngo nkubaze ikibazo kigendanye ese koko umusore ashobora gutinda kubera ubushake bw'Imana? Nk'urubyiruko ndagira ngo utange inama ku rubyiruko ko ku rubyiruko umusore akarenza urubyiruko. Urumva urubyiruko twavuze ko atarengeje imyaka 35 none umusore arayirengeje agize 40 45 agiye kwikandagiramo. Ese koko Bonfi nkawe nk'urubyiruko wavuga ko ari ubushake bw'Imana bwabuze kuri uwo musore cyangwa nukuba hari ibindi bintu? Nkwibutse ko hari igihe bibaho bitewe n'uburangare, kandi uburangare mbuvuze navugamo byinshi. Hari n'abasore barundukira mu byaha by'ubusambanyi bigatuma batagifite gahunda yo gushaka bitewe nuko nabyo bibaho. Ese Bonfi wowe ubyumva gute? Ndagira ngo nawe use n'uduha igisubizo kugira ngo tucyumve neza. Urakoze. Icyo kibazo warubajije ndumva harimo ibintu byinshi bitandukanye, byinshi cyane. Hariho kuba umuntu yizera Imana akaba n'abandi batizera Imana, batanizera Imana. Ariko mvuze kuri parti yanjye kubera ko ngiye nizera Imana. Burya umuntu agwanywa n'ibintu byinshi bitandukanye. Umusore kugira ngo ushake ari ibintu banza kugeraho kugira ngo ushake, ntabwo ko hari ibintu udafite. Waduha ingero z'ibyo bintu uvuze. Umusore asabwa iki kugira ngo abashe kuba yashaka? Ugomba kuba ufite amafaranga atunga wa muntu uzazana. Baragusetse ntabwo wabyemeye. Oya nibyo. Bonfi dore impamvu ya mbere uzabaza abantu benshi bashatse ntabwo bari bafite amafaranga ari sevi ashobora gutunga, ahubwo menya ko umuntu ugiye kuzanya banza wumve iki kintu kugira ngo natwe tuze n'abadukurikiye babimenye. Uwo muntu uzanye nawe ni umuntu uzashaka ubushobozi bwo kugira ngo mubeho. Tuze kureba neza koko ikidindiza abantu ni uko badafite ayo mafaranga basevinze. Ese koko kugira ngo umuntu ashake ni uko bafite account saving? Ntabwo ari byo. Tubwira ikindi wenda. Ikidindiza kibaye barimo barakumva burya kuri kamera barakumva. Ntugire baracecetse ariko reka bari kure mu kanya bamuri kuri mikrofone. Ibyo bintu bavuze wabe ikintu kigoye cyane ni amahitamo buriya. Ibyifuzo by'abantu naho ibyifuzo biratandukanye. Hari umuntu wifuza akarenga akavuga ibi n'ibi biratandukanye cyane, ni ibintu bigoye. Ariko amahitamo nayo kuvuga ngo ushaka umuntu nabyo n'ibindi bintu biremereye. Mukakuru umusore kandi ndimo ndere kugiye gushaka. Rego unatangiye kweli. Uragira ngo ndi mu ndagira ngo nkubwire ko uyu mwanya uri mu myaka kugira bitege. Tubwire ko ugiye gushaka biragusaba, urumva biragusaba amafaranga menshi wabitse? Oya biransaba kuba mfite nabyemeye. Kandi ngashaka n'uwo nakunze namubonye. Nicyo kigoye kugira ngo ugere kuri wa muntu wakunze ukamubona niho ruzingi. Kugira ngo umubone. Kandi ndahamya ko wamubonye ibyo aribyo byose. Urareba ngo wamubonye? Oya sindamubonye. Kandi wibuke ubu uyu mwanya nababwiye ngo abantu babakurikiranye ni urubyiruko. Twongere uvuga ngo nturamubona baraguhamagara. Bahamagara. Mwabyumvishije mudukurikirane mwumve neza abantu. Uvuga ko nta muntu afite nyabuneka mwirwane muze kwirwanaho. Reka mbabwire buriya ikiganiro tukora abadukurikirana ni benshi, kandi buriya ashobora kukureba kuri kamera akagukunda. Abantu basige bakundanira kuri Facebook, kuri Instagram, basige bahurira ahantu henshi bagakundana bakubaka ingo kandi zikaba nziza. Bonfils ndagira ngo nkubwire ubwo uvuze ko utari wamubona, nanjye ndagutanze imbere ya kamera. Ubwo nimero yawe muze kuyimba. Sawa mane gumugisha. Uri tayari? Ndi tayari. Duhere uwo hano ku ruhande nawe akomeze. Ese dukomeze tubaza, ese koko nawe wemeza ko igituma abasore batinda gushaka nuko batari babona amafaranga ari saving cyangwa se ibintu runaka, amazu, amamodoka n'ibindi bintu bikenerwa? Ari nabavanga akazi. Ngiye mfite abantu
bakoze ubukwe badafite akazi, ubukwe bwabo butwara miliyoni 10 kandi ziraboneka miliyoni 10 z'abanyarwanda, badafite akazi, umukobwa nta kazi, umusore nta kazi, arasenga Imana iramufasha, aboneka banamubwira ngo imyaka ugize irahagije, turagufasha byose ariko ushyingirwe. Ubu yubatse urugo rwiza rw'intangarugero, yabonye akazi nyuma yo gushyingirwa. Ese koko kugira ngo umuntu ashake n'akazi n'amafaranga na account saving yabitse ya savings y'amafaranga azatunga umugore cyangwa azafashisha umugabo, ubyumva? Murakoze. Njye ukuntu mbyumva nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, mbese ni ukugira ngo umuntu abone ku bahungu baba bashaka umuntu bashaka, abatarabona umuntu ashaka. Hari n'igihe rero amubona uwo muntu uwo abonye uwo akunze ashaka gushaka, ugasanga ari wa muntu wifuza bya bindi twavuze by'umurengero, bigatuma bipfa. Wa musore rero byagenze bityo, urumva arakomeza, niba yakunze umuntu, urumva niba yamukunze umwaka, wa mukobwa akamunanira kubera noneho bituma umuhungu imyaka ikomeza kwisunika ari gushaka undi. Murakoze. Njye niko mbyumva. Ariko se ikibazo ndibaza, buriya murabizi ibirori biba kandi urubyiruko rutaye ibirori, burya urubyiruko rurafeta kandi burya umuhanga no muri fete arareba, akajya areba uriya wakoze anniversaire ninde, ese yujuje imyaka ingahe, ese buriya ntiyaba ari kurengerana mu myaka nk'uko nanjye narengeranye tukihuza. Kuko erega iyo ibintu byagucitse ufata ibihari, ikibazo ni ugushaka gukomeza ushaka gutegereza bitazashoboka. Nawe reba ukuri, urebe n'igihe urimo, nawe ushaka undi muntu mwenda kumera kimwe, ese byo ntibyemewe. Oya, ibaza umusore wa 45 ngarashaka umukobwa wa 21, ese ibyo bintu murumva byo bigendanye? Reka umpere uwo muntu atubwire kuri ako kantu, ngaruke hano. Urumva umusore agize 45, umukobwa ashaka umukobwa wa 21 na 2 n'itatu, ngo ugize 31 ngo yakuze, ese we aranganika bagize 45? Ngaho mutubwire. Ubundi gushaka ni amahitamo y'umuntu. Ntabwo nabasha guseka cyangwa se gukondana umuntu umuhungu w'imyaka 45 washatse umukobwa w'imyaka 20, aba ari amahitamo yiwe. Nkuko umugore uzashaka nubwo ari aho twumva ngo byarabaga kera mu gihe wenda cya kera, ariko ubu ngubu sinzi ko byaba bigishoboka, wenda ngo ababyeyi bahitiremo umuntu cyangwa se inshuti cyangwa umuntu runaka ngo aguhitiremo uwo muzabana. Ubu ngubu rero mbona ibikorwa cyane na amahitamo y'umuntu ubwe ku giti cye. Rero umuntu yahisemo wa 21 ni amahitamo ye, kuko ari n'abahitamo nyuma munsi y'iyo myaka ngo bakajya, sinzi uko babigenza nyine, ngo niba bayigura niba bagira gute sinzi, bitewe n'imico y'ibihugu barabikora. Rero gushaka ni amahitamo y'umuntu, gusa guhuza amahitamo nabwo ni ikindi kibazo kandi n'urundi rugendo rukomeye. Ndashobora wenda gukunda ku rugero nkunze Aneti, ndakunda Aneti ku kigero wenda mvuge kuri 70%, ariko we wenda gashobora kuba nkunda 25%. Rero urumva urugendo ruhari kugira ngo Aneti azagere ku kigero ndiho. Ubundi umukobwa n'umuhungu bashakana iyo bageje ku kigero kiresha. Ibyo nabyo ni urugendo rutoroshye kandi rugoye kandi rukomeye. Rimwe na rimwe abantu bashatse batajya babasha kumva kandi nabo baragize gute, bararunyuzemo. Rero mu byumve muri iyo sense. Ndenda kukubaza ku musore. Ndagira ngo uvuge ku yawe y'umuntu wumva. Wow. Ukaba yewe nkanjye, uvuge nkawe abana ngabo. Yewe numva umukobwa nifuza ateye atya. Kuko impamvu ndikubwiye nshobora kuba ngwaye amahirwe. Ndabyumva.
yes okay mu miterere y'umuntu agira imiterere itandukanye mu miterere yanjye ndi umuntu uri discret donc udakunda kugaragaza amarangamutima yanjye nk'icyo kibazo mbajije okay hari aho nyagaragaza ari naho ntayagaragaza ariko ahantu nkanga byangora kuyagaragaza kuri social media ariko kandi kimwe cyo ntabura kuvuga ndakijijwe ndi umukristo ntabwo nashaka umukobwa w'umupagani kuko uko yaba ari kose icyo yaba afite icyo ari cyo cyose ntabwo namushaka n'indege reka imodoka ntabwo byakunda. arakoze cyane reka nze kugaruka mvuge kuri cya kintu twavuze wa mukobwa waraye ahantu turamuvugaho iki ese koko mwebwe murumva byari bikwiriye umukobwa aragiye gusura umusore wenda sinzi niba no gusurwa twebwe burya ngende pasiteri sinanabikwemerera kugenda wenyine ariko agiye wenyine covid murabizi ko ari igihe twese isi yose iri muri gihe cya corona amabwiriza mufashe saa sita z'ijoro mwatanga iyihe nama ku rubyiruko mu gihe uwo mukobwa ndagira ngo umuvugeho kandi unatanga message ku rubyiruko kuko ibi bihe abantu baraguye urubyiruko ruri hasi ndagira ngo ugire icyo bivuga. Murakoze ndavuga muri side ebyiri side ya mbere nk'umukristo side ya kabiri nk'imfura cyangwa se umuntu w'inyangamugayo. Uwo mukobwa yagiye gusurana mu gihe cya corona uretse no mu gihe cya corona reka mvuge na corona idahari ubundi umuntu ufite uburere n'ufite ukuntu yarezwe ufite umuco w'umuryango nyarwanda cyangwa se umuco nyafrika hari umuco ababyeyi baha umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu hari amasaha umukobwa agomba kuba ari iwabo cyangwa umwana w'umuhungu agomba kuba ari iwabo bitewe n'ikintu yagiye gukora. Ndashobora kugera iwacu saa sita z'ijoro wenda mvuye ku ishuri ababyeyi banjye bakabyumva kandi bakamenya ko nta kindi kibi mvuyemo ari ishuri kandi bakanyizera ko ibyo mbabwiye ari ukuri kandi ari byo. Uwo mukobwa rero we birashobora kuba wenda atari ubwa mbere yarakoze iyo acte kugira ngo atinyuka agende muri ibi bihe arare amara ukwezi wenda sinzi ko wenda ashobora kuba yaranatatse kuko nubundi niyo bagufatiye ahantu amabwiriza basohoraga gusanza ahantu hari abantu barenganurwaga kavuga ni nagize ikibazo amabwiriza asohoka ndahangaha polisi kaguha ibyangombwa ukaba wagira gute ugataha ariko bishatse kuvuga nimba atarakoze izo process zose ari victime y'ibyamubayeho. Nge nuko mbitekereza niwe witwaye kandi niwe wamaze iyo minsi yose ntabashe kuvuga ngo umuhungu yaramurenganyisha umusore ntiyamurenganyisha. Ubutumwa natanga nshingiye kuri icyo kintu muri rusange ubwenge ni umurinzi w'umutima. Iyo umuntu afite ubwenge abasha kurinda umutima we kandi iyo umuntu arinda umutima we awurinda ikintu cyose cyawambika ikintu kibi umugayo cyangwa se igishakwe nimba ariko navuga sinzi ko iryo jambo icyasha. Rero nk'urubyiruko twirinde ibyabasha kubambika ikintu ishusho mbi haba muri sosiyete haba imbere y'ababyeyi haba imbere y'umuntu uwo ari we wese n'itorero. Yes kandi buriya ijambo ibyo nari mbivuze muri side y'umuco umuco no kuba imfura none muri side y'umukristo buriya umukristo agira urugabano agira imbibi atarenga. Nk'urubyiruko rukijijwe tumenye kuko hari aho tutagomba kugera kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose turabyemerewe ariko byose siko bitugirira akamaro. Rero nk'abakristo abasore urubyiruko bagenzi banjye hari urubibi tutagomba kurenga. Imana ibahe umugisha. Arakoze aragisubije neza
kandi agisubije nk'uko n'undi wese yagisubiza, ariko twerekeza ku musozo. Ndagira ngo tuze kureba ese nk'urubyiruko, ndagira ngo dutange message ku rubyiruko rwabo rukijijwe rwabo rudakijijwe, kuko rimwe na rimwe urubyiruko rudakijijwe rukizwa ku bwacu dukijijwe, kandi ijambo ryose tuvuga rizana impinduka. Natwe twakijijwe tugize abandi baduhindura. Turagira ngo dutange message. Buriya buri muntu wese ari igihe aba yumva hari ukuntu yabwira urubyiruko rugenzi rwe, akumva ukuntu yatambutsa message, havuga ati rero urubyiruko mudukurikiranye, ngewe muri uyu mwanya nkanjye numva naho urubyiruko iri jambo rikakubaka, rikazakubaka, rikazakugeza ku ntego z'ibyo utekereza. Mbibutse ko iyo dutanga message online ntabwo tureba abakijwe gusa, ahubwo tureba n'abatarakizwa, kuko burya nabo bazakizwa. Burya cyane tunekeneye abatari bakizwa, kuko bakijijwe bo bafite byinshi bumvira no mu rusengero, ariko abatari bakizwa dukeneye kubaha message ku buryo nibuze habonekaho impinduka, ukajya uvuga ngo burya menye ko urubyiruko rukijijwe rutandukanye n'urudakijijwe, kuko buriya turi ishusho nziza, cyangwa birira avuga ngo turi impumuro nziza ya Kristo. Rero tugiye gutambutsa message, kandi ndifuza ko buri muntu wese yagira icyo avuga tugasenga, niyo yaba umunota umwe, niyo yaba amasegonda, niyo ryaba isegonda rimwe, ariko ukavuga ngo ngewe nkanjye numva message natanga muri uyu mwanya ari iyi, maze tuze gusoza ikiganiro. Ndahera hano. Urumva ku bintu message natanga ku rubyiruko runkurikiye aka kanya, cyangwa se inama nabagira, ngiye numva ko ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atadindira cyangwa se adatinda, umuntu agira amahitamo yo guhitamo, ariko nanone iyo udafite urukundo sinzi ko ubasha guhitamo. Cya mbere ni urukundo. Abantu benshi impamvu badindira bashobora kuba bakunda amafaranga, ukaba ushaka umuhungu ufite amafaranga cyangwa se umukobwa ufite amafaranga, ariko hari amafaranga nta rukundo, sinzi ko urwo rugo rwakubakwa. Icya mbere ni urukundo. Ikindi cya kabiri navuga ku rubyiruko, hari indangagaciro urubyiruko rugomba kuba rufite, waba ukijijwe waba udakijijwe. Abantu benshi bishwe no gutendeka baratendeka cyane, nacyo gishobora gutuma badindira. Ukaba ufite abasheri benshi, ukaba ufite abahungu benshi, ukaba ufite abakobwa benshi, ukananirwa guhitamo, ukajya uvuga ati nindeka uyu kandi yari afite ifaranga, nkakurikira wa wundi udafite ifaranga, ni ikibazo. Kandi ninkurikira wa wundi ufite urukundo udafite ifaranga, nabwo se tuzobaho gute? Ni ukuvuga ngo icya mbere ni uguhitamo umwe, ukavuga ati meshe kamwe. Navuga ndumva ari icyo nagira inama urubyiruko ruri kunyumva, abantu bari kunyumva, mugira urukundo kuruta kugira amafaranga menshi, gukunda amafaranga. Ikindi cya kabiri, mukunda umwe, mumese kamwe. Nibyo navuga. Murakoze. mpera mugenzi wawe nawe atangiye message. Murakoze. Nanjye message naho urubyiruko runkurikiye, nkuko mugenzi wanjye maze kubivuga, icya mbere ni urukundo. Ibintu nibishakwa niko nababwira. Cya kabiri, musenge, niba ufite umuntu ushaka umusengere, kuko Imana ishobora no kumuguha ariko wabisengeye. Kandi icyo nabwira urubyiruko wenda rudakijijwe, nuko nabasaba kuza mu Mana, kuko urubyiruko ruri mu Mana ruraryohewe kurusha ruri hanze. Murakoze. Murakoze. Kuri iyi topic twarimo tuganiraho, icyo nabwira abagenzi banjye ni ukugira urukundo rufite intego. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukudatakanyirizanya umwanya, gufata umwanya ugakundana n'umuntu imyaka 2 ariko ufite kuzamuhemukira, cyangwa se ugasanga muhemuke waramudindije, nabyo waramutesheje umwanya. Wenda fata nk'imyaka 2, ibintu wakora mu myaka 2, cyangwa se ikintu wubatse mu myaka 2 mu isegonda rimwe cyangwa se mu munota umwe ukagisenya, kugira ngo wa muntu yongere atangire yubake ikindi. Bundi busha biravuna kandi biranababaza.
kugira ngo tugire ejo heza, ingo nziza zitarimo ibisebe. Kubakira ku gisebe bibaho, kubakira ku gikomere bibaho. Yego, hari abashobora kuba babyubakiyeho barabitewe n'ababikoze nk'uko nari mvuze. Kubyirinda rero ni byiza ko wiyangaje udafite gusubira inyuma, biba byiza kurushaho. Murakoze. Yego murakoze. Nanjye ni ibintu biri mvuga gusa. Icya mbere ni urukundo. Iyo ufite urukundo mubikora neza kandi mukabigeraho. Ikindi cya kabiri ni ukubwizanya ukuri. Iyo ufite ukuri ukabwira umuntu ukuri kurubaka, ukuri gutuma ugira bya bintu, ukuri gutuma mugera ahantu hakomeye. Rero nibyo bintu ngiye bibiri gusa navuga. Murakoze. Ukanasenga Imana, ukizera Imana. Murakoze. Nanjye ntago nandukira ku byo bagenzi banjye bavuze. Nyine gukunda ukunze ibintu by'umuntu nk'uko Annette yabivuze, ntabwo urwo rukundo nyine rwagera kure. Kubwo waba ukunze amafaranga, anytime ashize sinzi ko waba ugikunze wa muntu, cyangwa se nyine ubwo waba ukunze ibintu afite. Ikintu navuga nyine ibintu umwana bishaka. Nyine abakobwa ni bakunda kugira iyo defo, nyine akumva ko ese ubundi kuki batakibaza ko umuhungu yakicara akarangiza amashuri ye agakorera amafaranga kugeza agwira ngo agwize bya bintu bo bashaka. Bo nyine nabo ngatekereza imbaraga yakoresheje, bisaba gukora cyane kugira ngo bigereho. We kuki atakora cyane nawe? Nyine biravuna, amafaranga aravuna, ngenda bizi. Amafaranga aravuna, nyine urakora cyane kugira ngo ugire ikintu ugeraho mu buzima. So rero ibyo kintu urubyiruko rudukurikiye bajya babitekerezaho cyane. Umuntu arakora agakora bimuvunnye, agakora utuzi tumwe na tumwe tumugoye, akadepoza rimwe na rimwe. Hari igihe umuntu abura itike, yagiye kudepoza akagenda n'amaguru akavana akajya ahantu kugira ngo ashake akazi. Biravuna. So babitekerezaho neza. Murakoze. Donc usoje uvango babitekerezaho neza. Ibyo bintu basaba bajye babitekerezaho cyane. Biravuna pe. Murakoze. Nanjye inama naha bagenzi banjye b'urubyiruko, twari turi ku kibazo cyo kudindira. N'ubu nicyo tukiriho, turi gutanga inama ku bantu batureba batwumva. Ikibazo cyo kudindira n'ubu ngubu nicyo tukiriho. Rero inama natanga kuri bagenzi banjye, kudindira ni umuntu ku giti cye, ni umuntu ku giti cye bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Ariko nanone umuntu nyawe uzi icyo ashaka kugeraho, ntago icy'ingenzi ari kuvuga ngo nshaka ibi sindagera kuri iki. Menya icyo ushaka, umenye n'uwo ushaka, noneho urangize usaba Imana uvuga ati Imana ko nshaka iki, nkaba mfite iki, nkora iki. Kuko tuzi yuko Imana ngo ifashe uwifashije. Nk'uko nigeze kubivuga, wowe ereka Imana ubushake, uyibwire ngo Mana nshaka gukora iki, nshaka kujya aha, nahageze, uwo nshaka namubuze kandi ameze gutya arihe. Imana ikwereka inzira. Ikindi navuga, unyurwe n'ibyo ufite. Kuko nujya kuvuga ngo ndashaka ibi kandi wowe ufite ibi, ntago byoroshye kuba wabona icyo udafite. Wowe vuga ngo mfite iki, ariko nanone icyo ngicyo ufite kikugirira umumaro. Murakoze. Navuga ngo ikiganiro cyacu reka tugisoreza aha, ariko nanjye sinabura gutanga ubutumwa. Birababaza kandi bijya bibabaza Imana kubona umuntu ashobora gufata mugenzi we, by'umwihariko kubona umwana yiga ishuri ukamuraza amajoro atiga akagukunda, mukagera ku rwego mumara imyaka 2, 3, 4, ejo ukabivamo. Ni imvune ikomeye. Ntekereza ko n'Imana ibireba irababara. Rero niba uzi ko ibyo urimo byitwa urukundo ari ikinyoma, natanga message ngo bivemo. Uwo muntu umwicaza umubwire uti imyaka tumaze ntabwo mfite gahunda yo kubana nawe. Umbabariraho nagukerereje, umbabariraho nagutindije, nagukerereje. Mbibutse ko uzi kubona murara mwandikirana n'umuntu akabyuka mu gacatinga saa 8 z'ijoro.
saa 11 akaba ari guhunikira akica akazi wamuraje ku ijoro ejo ukavuga ngo ndi kumva ntameze neza. Ese kuki utameze neza? Ngo ntabwo nkibirimo. Ibyo bintu biravuna cyane. Rero bakunzi baduhumurizanye TV, gutendeka tubireke, gukerereza abandi tubireke, niba ibintu tutabirimo reka tubivemo, niba kandi twumva tubirimo tubeseriye. Nicyo kintu numva mu rubyiruko navuga. Kabiri, mwirinde icyaha n'igisa nacyo kugira ngo muzaraga ubwami, kuko hirya y'urukundo rwa hano iwacu hariho urukundo Imana yadukunze rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo rero ni umugabane twahawe. Muri urwo rukundo ntimugakoremo icyaha, muri urwo rukundo ntimugakoremo ikizira icyo ari cyo cyose cyatuma Imana itabishimira. Murakoze. Numva rero n'ubundi atari nge uri busenge, nagira ngo ntoranye umuntu umwe adusengere. Imana ibahumugisha. Reka ntoranye n'ubundi Anita dusengere. Imana igumugisha Anita. Twubahe Imana dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje kuko uri mwiza. Tuguhaye icyubahiro ko wabanye natwe mu biganiro twagiye twiga ku bibazo byugarije isi n'urubyiruko. Mwami mwiza, Mana ishobora byose, twahuje ibitekerezo, ariko ibitekerezo twatanze ni nkatwe nk'abana b'abantu. Ni wowe wabasha kugira ijambo uvuga rikuru kuri twebwe, ni wowe wabasha guca inzira aho zitari. Hari abafite imitima irimo ibintu bigiye bitandukanye, hari abafite ibikomere, hari abafite ibibazo, hari abafite ikibazo cy'ubushobozi, imitima yabo ikifuza ariko nanone bakagera ibindi batarageraho kugira ngo bahaze kwifuza kw'imitima yabo. Ariko hamwe n'ibyo, hejuru y'ibyo hari imbaraga zawe, hari ubushake bwawe. Mana ndasenze kugira ngo umuntu wese w'urubyiruko umugirire neza, uhaze kwifuza kwiwe. Mana ukubite hasi bimwe bitudindiza, biriya bidufata wajya gukora icyiza kikagufata, ibyo kandi bikatudindiza kugira ngo tugere mu bwiza bwawe, kandi tuzi ko mu bwiza bwawe ariho hava byose. Ijambo ryawe niryo rivuga ngo tubanze dukunde ubwami bw'Imana tubushake, ngo ibintu byose tuzabyongererwa. Rero nk'urubyiruko turagusabye kugira ngo uduhe umutima wifuza ubwiza bwawe, uduhe umutima wifuza kugera ku byiza byo mu ijuru no kwifuza gukora icyiza, then ibindi uzabiduhane kubw'imbaraga zawe. Twizeye mu izina rya Yesu, amen.